ihute ubinyanga mu ihute muhungu wanjye nicyo kintu mukundira ihute n'ibintu nabyo gutereta abana batwana duto turavuna ariko ibidamu nabyo umuntu aba yarabihazi urakoze rwose sheri wanjye mpita numva nahita nkumira bunguri filime nkagatinga nk'umuntu wari urwaye noneho nawe ukagatinga nk'umuntu ikundwaza ibyo ni ibintu byoroshye ukinnye filime pe shashanze cyakakara baragakunda n'ubwanze kumfata ngomba kugakunda akabara nkunda cyane wawe utangiye kunzi Kabindi kamamagaye. Hello Kabindi. Amahoro. Amahoro Mungu wanjye. Umuye mu ngoma naende kuri ka gitari. Numurage. Nase Mungu wanjye. Ndakumva cyane papa wanjye. Koraga serivisi ashaka gusaba amazi. Urabizi ko nyifite koko? Urabizi ko nyifite iyo serivisi cyane ayishobora? Ntabwo nakwaka serivisi zifite banyero. Nizere ko atari yindi yo kunuma ku mupaka ariko. Amasaha abiri. Unari mfite projet ngiye gukora ubwo biragenda bite? Oya urihangana mushiki wanjye. Ariko nizere ko atari ukuntu makure. Oya ntabwo ari kure cyane. Uko amaze iminsi nani imbavu zisa nk'izakibanye cyane. Oya humura kabiri. Okay, naza kukureba cyangwa wasimbuka ukanyitura. Oya ndimbuke ngurebe kuko serivisi nkeneye aho ngaho iwawe. Ntari bihubuka nta kibazo wagera. Sawa Mungu wanjye. Amasegonda ariko hari ahantu nshaka kujya mu kanya. Sawa ndabizi. Sawa. Umugabo ashaka kunjyana mu bikira. Akunda ariko. Wahageze tawe. Nahageze muhungu wanjye. Kawindi. Aja nawe mizikira utwaye. Wicaye hangaha. Akagitari nawe. Ni ubuzima bwacu. Ariko ushaka zanyigisha akagitari nanjye. Kama muri ari keza kabisa. Mba ndi kubyiga gake. Buriya kera nanzi nk'amanota nk'abiri. Ayaye. Bene utungutu dutoya twahana. Iyo tugiye kubara duhera hano hasi tuzamuka. Emiro muhungu wanjye. Shari tuge gutinda. Ka serivisi nshaka kukwaka. Bana urabizi ko nyine nikundira utuntu tw'utwana. Nubizi se? Utuntu tw'utwana. Kandi mu bintu by'abana wubatse kuko wabiduhari. Abana reka. Ibyo bindekere. Urumva? Abana bisi bararyoshye mwana. Nutunyoga. Nutunyoga. Nawe urabizi muzika abasore rimwe muzamurya neza se. Umugore wanjye ni gitari ngewe. Nawe konya nkubona sha. Oya. Yenda umurinzi w'abagore ntabwo najya kubona. Reka rero twihute. Urumva ngira muteze amatwi.
shaka nizo ino gete yawe mwana. Urabizi uri umuhungu wanjye nta kintu wanyima. Iminota nka 30. Wajya gungira inama y'uburyo nkemura ibibazo none ugiye uje ku ariko noneho kuri inshuro urumva akana nabonye ntabwo ari ako kunshuka. Ni ukugira ngo twiganire kabisa kuri projet dufitanye. none se mama Queen bigenza bite kumva numva uri kumugira? Oya mama Queen nta kibazo, wowe nawe bari mu bye. Kandi urumva ntabwo wafata umukobwa ngo umujyane mu rugo. Ntabimenya se ubwo mama Queen. Oya mama Queen ntabwo yabimenya. Kire kuba yari wowe bimubwiye kandi ndabizi ntabwo wamenera ibanga. Ariko rimena sindi umuntu se. Uri umuntu ariko wenda kwizeye umuhungu wanjye. Wenda kwizeye ufite amabanga yanjye menshi kuko uramutse yarutse byonyine n'undi mama Queen kadutandukana. Okay, wari ngiye gukora ngiye kuguha imfunguzo. Ngenda banegeye ku muhanda ntari uraza gupiga. Utaranasoza muhungu wanjye fata hano kabisa. Nari mbizi. Niyo mpamvu ugiye nkwiyambaje. Urumva? Ariko nyine hari igihe bihinduka ariko ndabikora gutyo. Oya we bikore kabisa. Ntabwo nzajya nkugora cyane. Imfunguzo nazisize mu rugi. Wowe genda we wikatisa ahantu. Urumva? Ni iminota 30 cyangwa 45 gutyo nishira. Ugaruke kabisa. Ariko wirinde kujya hano hafi. Okay, nta kibazo. Azenza n'imfunguzo nziguhe. Sawa umuhungu wanjye. Sasa uhisi nawe mpamagare kibasumba cyangira. Nibwo izere ko nta bintu muri bwangize kuko oya ntabyo. Ari utuntu nanjye mba nazi uko ahantu turi. Ariko se umbaze dukoresheje kino cyumba hari ikibazo. Urakoresha kiriya iki wa nta kibazo iki nanjye ubwanjye kuko umbaze nyine umwana afite agira isoni yanga nyine urumuri bamwe kumujyana ahantu ku buryo nyine ndibuze kumuganiriza kumva yisanzuye mbega tukisanzura muri make. Nta kibazo mwazimya n'amatara. Ngaho mari igenda nta kibazo. Isabu ngagiye akira ibitse. Nena ibitse. Ahubwo ekene. Okay, bwana nagiye ibintu zo kubyitaho nyine. Ihute. Ubinyanga mu. Ni ihute. Ihute muhungu wanjye nicyo kintu mukundira ihute. Abanje kumuparika ashobora kuba atari yayibonye. Taba. Katari kunyitaba se kandi. Allo? Umeze ute kibasumba? Mo bebe nukuri pe location se yakohereje. Okay. Wowe reka maze location yabanze uyirebe neza hari ahantu ntuze kuhayoba. Urumva? Reka nkohereza amafaranga noneho. Urumva? Kugira ngo umumotari mutaza guserera. We gira vuba kitabuze na amafaranga. Gira vuba kabisa. Gira vuba ngira uburyo njya mu kazi. Ashizeho cyangwa bigenze bite ariko kamuhereza amafaranga. Ose arategana umumotari na ryari kandi.
ubu ngubu muhamagaye nzi ko yaregeye nibure basi ari buhitaza. Ubu ngubu agiye kujya ku muhanda atega umumotari uko arasanga murare mfite zitashize. N'ibintu nabyo gutereta abana batwana duto turavuna. Ariko ibidamu nabyo umuntu aba yarabihazi. Masaha kari kwicuma se. Nongere muhamagare numve. Katari kumyitaba none hora. Ugeze he? Amafaranga washyizeho na nashyizeho gira vuba nuko gira ukuntu nzi ko ngo ngezeho. Nushize hangahe? Gira vuba sha. Ushize hangahe? Mbaye mushyiraho akavemiri. Ushize vemiri? Ubundi ni wowe waje. Gira vuba dore nshaka kujya mu kazi. Nshaka kujya mu kazi? Gira vuba ngiye mu kazi kabisa. Sibyo? Tabana niye kanjye ndiye mutaje. Nkukunda kubi kabisa nkukunda nk'inkimwe. Urakoze ndakunda mwa. Urakoze rwose sheri wanjye. Mpita numva nahita nkumira bunguri. Nanjye rwose n'umutima wanjye wose. Ngirira vuba udasanga ahubwo nasinziriye. Ngirira vuba rwose ihute. Sawa. Mana wese abakobwa nabo ubu ngubu koko. Narinzi amamagaye nzi ko ageze imbere y'umuryango. None ntarategana mu. Ariko nako nongere muhamagare noneho numve. Atabagire n'ikibazo mu nzira daho. Oya go compose reka ase anamarizo koko cyangwa kanongeye mpamagare. Compose bino bintu ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka. Bose yaba mwoherereje ibihumbi 20. Kandi gahunda twe tuyifitanye n'amahera location. Mbona uri kuyoboza wanjye? Natari wa. Garuka ugiye kureba nde kumva mu wanjye kubyara neza. Wa musaza. Banzo wayi. Bite nawe urimo umukobwa mwiza nkawe wambaye ibara rimwe mu monokara. Inzara wazisize n'ugiye kureba abasaza. None ni iki?
WhatsApp umukobwa mwiza nkako saza ikibazo se ni inshuti yanjye ubu mbese uteye neza imbere n'inyuma uri presentable wasaze se reka nigere kureba abana aramutse kwanduza indwara reka nigende we ndeka nigende uretse mubaze afite ibirwara ahubwo ntabwo tugiye mu maranye ntabwo kwa nisi wambaye amakuru nyine byo tugenda mbwira uramusaga ndeka nigendere ni ese wagiye none kuki wanyirengagije ni uramusaza ndetse kandi urabona ni sister ngiye rero urabona ko ni sharubura hataza nyine uzamusaza abana b'abakobwa ni uku nguku babaye koko kweli mwohereza 20,000 na gahunda twari dufitanye n'inkoko zose nagiye muha byose akaba nkoshoni babwiraga n'ibindi yampaye amafaranga y'igiciro yampaye ni ibyo nyine yo kwa ibiryo bigiye kwajya uba mukuru twanayonywera bikabigira inzira ndi kukubwira nibyo ubishatse twigendere twigire hantu ushobora gusanga tunakomereje ugasanga twishingiye urugo umuryango uragutse cyari haruguru ubonye hari agacucu keza dushobora no kunywa agafanta ushobora kugura agafanta umukobwa mwiza nkawe wambaye neza urasa neza nyashi n'inyashi udutama n'udutama n'inyota ari ureba uburyo inzara wazisize ibintu wabikoze neza imisatsi akagofero kuri samarike ni ikintu gisatsi kiba cyambaye amafaranga wese wowe usanga ushobora no kujya ujijisha ukajya ugira ukaza kumureba wanayazana tukaba twanakubaka tukibona utuntu naguteguriye nubwo aribwo duhuye nyine ariko dushobora kukubaka cyangwa nawe ukavuga ati ubundi mu buzima bwanjye niwe musore kuva navuka mbona ndananiwe dufate agacucu tube turi hano tukiganira niba ngombwa tugende tufate n'akantu ko kunywa ariko tumaze kuganira tugende tumene habiri ubusasohotse akansanga mpagaze ahangaha agusanze ahangaha nanjye nyine nkahita mbikora nk'umukinnyi wa filime nkigira umukinnyi wa filime nkagatinga nk'umuntu wari urwaye noneho nawe ukagitinga nk'umuntu ikundwaza ibyo ni ibintu byoroshye ukinnye filime pe yaba ari iya Romeo na Juliet ariko nyine icyo namubwira wenda atari ibintu by'injuga namubwira ko umanutse hariya haruguru wowe ukaza unsanga ahangaha ugasanga ndi jyenyine nari nananiwe kandi nicaye numva izuba ryanjye waruhutse nawe ubundi aje nahita amubwira ati urusanze nyine naniwe ni gukubwira ikibazo ufite ni muri ubwo buryo aho ubundi wowe uhangayika ngo yagira ngo n'uwese ari njye nawe ndusha ubwenge nimba mugira inama ariko arakuruta aranduta ariko nanjye mugiye mufite ibitekerezo biruta imyaka ye wenda ndusha n'amafaranga nanjye njya aryaho nyine nk'umuntu uri civilize gutyo kuko hari na koneza mfite ngiye mfite amapasiwadi impamvu nyine kukubwira ko bishobora kutworohera ariko umugani cya gisaza cyazantera ibirwara byinshi kandi amafaranga yenda nk'ibiki nari ikindi hari n'imitungo yanyanditse buriya nubwo ubona tumeze wowe kwanze imitungo ngiye mbikubwira munsi gutaza kumbwira ubu naje kukubeshya mfashe umwanya wanjye ni kukubeshya kandi nanigiriye muri gym ariko ntabwo wambeshya umuntu utazi niyo mpamvu kukubwira ibyo ni ibintu byoroshye kuza nkabwira iwanyu ko njye nawe dukundana nkaba nafatiye mu maboko tugasezerana ibyo ni ibintu byoroshye kandi yanabikubwira n'imitungo ntabwo ari ibikorwa by'umuntu imitungo yakwanditse wowe imitungo ye wenda urabona ndagashinge ndagati ndagakirinda ariko
byoroshye. Oya ntabwo ari ibyo uvuze. Ni gute uriya musaza w'umukiriya afite amafaranga ye n'imitungo ye yose akabikwandika? None se ubaka akanya icyizere ubu ngira aribwo duhuye. None bibaze kuba we tumaranye igihe kinini n'ubwumva icyo cyizere cyabura koko. Kuva mbonye uvuye hariya ubaye umuntu nawe umeze nk'umuntu wize ujya utekereza vuba ariko uhita ufata umwanzuro udatinze mu bintu wabisize mu magambo. reka ndakiboreye cyane hejuru mu biveni cyane n'amagara ibyo bintu biveni nimba mbitse miliyoni zirenga zingahe kuri konti kandi zose urazifite mwanditseho ayo mfite ibiki byose hari na hoteli ye turi gupanga ko anyandikaho nyine kuko nyine umugore bafitanye nyine nabo babanye gutyo nyine ntabwo ari isezerano babanye gutyo yari afite yitabye Imana. Niyo mpamvu bikwandikaho kugira ngo umugore batabimenya ahubwo tugiye kurya amafaranga ubimenya ubwenge cyangwa umbura ubure n'imitungo kandi numbura nawe uraba umubuze ntabwo nakwitesha wowe byiga turi ko twashyira ibintu mu buryo nyine twunga ubumwe nyine dushobora guterana intambwe igera kure tukanamurengaho ushobora kujya umwereka kuri hafi nyine kugira ngo atazadutahura nta kibazo wese aragira urajyanga nkure mu mavuta ndimo wamukura. Nta kibazo gusa ndagushimiye ungiriye inama. Ibaze ko nemeye guca bugufi imbere yawe ubundi nta muntu njya apfukamira cyangwa nshobora. Ibaze rero kuba nabigukorera kumva none ibaze gusa n'umunsi wa mbere cyane isaha iminota 10. Shashansi akakara baragakunda n'ubwanze kumfata ngomba kugakunda akabara nkunda cyane wawe. Turebe ko bati nawe dusanga wamuganye ushobora gutinda hano ugasanga ari gucura izindi ngamba. Ifite ibifaranga ikirungi kirahamagaye ko irye urwara nakambe mwihoreye yikumisha umutwe yabaye umutiveri ubu barantegereje araza kutubirirwa ndi kumva yarakaye noneho naba ndetse rwose niwe wongeye arampamagara noneho nyira kuguhamagara tujya tuvanga tubana tujya kwicara mu gacucu hehise arahatiriza wagira imana amafaranga ye shyiramo akadeni amite nshyiramo akadeni wongera kumamagara rero tugiye kuvanga tugende leta ngo rekara akabare kari imbere hari inshuro mutegereje zirahagije urumva kwanza biranambabaje cyane. Babonye ko uje kundeba kumera nga wari wicaye. uraje se oya kuwe byihorera ugira ikintu mbwira bahora wigira ikintu mbwira ese waretse nkakusobanura oya nta kintu usobanura emi bimeze waretse nkakubwira oya cyo ibindi by'ukuri njye nari ansanzanga kuko nibwo nari mvuye piriya ku ishyamba ryo kwa muza wowe ndabizi ko ari we mwana nizera urumva uri n'inshuti yanjye niwe mbitse amabanga yanjye yose ndabizi cyane ibindi byo nkoreye nibwo nari nje ahangaha mpuye nawe ntabwo twari turi we ntabwo mbohereje ibihumbi 20 none ahagyoreza amafaranga yansubize none wowe bimeze bite mbwira neza
nari nicaye ahangaha nari mbaye ndi ubundi ubukobwa bw'iki gihe ubundi mwabaye utangiye